Yes, turi mu karere ka Rwamagana ni mu ntara y'Iburasirazuba, by'umwihariko turi mu murenge wa Kigabiro. Turi ku kigo cy'ishuri cya St Aloys, ni muri sale nini turimo, ndetse nta kindi cyahatuzanye, ni mu gitaramo cya korali de Rwamagana. Ni igitaramo bateguye cyangwa se ni igitaramo bamaze igihe kinini bategura, kikaba cyabaye kuri uyu munsi, ni ku cyumweru tariki 28, kikaba cyabereye hano muri iyi sale ya St Aloys. Ndetse ni igitaramo cyo kwizihiza isabukuru y'imyaka 15 iyi korali imaze igiyeho, ndetse ikaba bamaze n'igihe kinini kigera mu myaka 3 bakora ibi bitaramo. Ariko kuri uyu munsi natwe twahageze kugira ngo tufatanye n'aba n'iyi korali de Rwamagana muri iki gitaramo cyo kwizihiza isabukuru y'imyaka 15 igiyeho. Ni igitaramo kitabiriwe n'abatari bake, yewe yaba abaje kureba iki gitaramo ndetse n'abashyitsi batandukanye, aho harimo abapadiri batandukanye, ndetse ni igitaramo kitabiriwe n'umuyobozi w'akarere ka Rwamagana wungirije ushinzwe imibereho myiza, Umutoni Jeanne, akaba ari muri iki gitaramo, nawe yaje kwifatanya n'iyi korali muri iki gitaramo. Mugiye kunyemerera rero tubane muri iki gitaramo uko cyakabaye kuva gitangiye kugera gishoje, ntihagire uza gucikwa n'iki gitaramo uko cyakabaye. Iyi ni Kigali 500 TV, nge ndi Hassan Nyawe, ndabakunda cyane, tubane muri iki gitaramo.
expertise